Hello guys, ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe nkurikiye uri hirya no hino mu mpande enye z'isi, abankurikira bari mu Rwanda, abankurikira bari hanze y'u Rwanda, ni ukuri wumve wisanga ku Nkomangiro TV nta mutima mubi. So rero nizere ko mumeze neza. Abantu batameze neza njya nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Rwose Satani hari ukuntu atwigirizaho nkana akatubabaza, ariko ntugahere mu isayo. Ntugahere mu isayo y'ibibazo y'agahinda gasaze. Jya ugerageza ufate ku nkombe y'iryo sayo, hari ibyatsi ubifata uzamuke wisayure, sibyo? Ntugaheranwe n'agahinda, ubuzima burakomeza. Yaba babuze ababo, nanjye ndimo. Oh my God. Mu ijuru hari Imana kandi hirya y'igituro hari ubundi buzima. Ndizera ko tugomba gukomera, ko hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima butazima. Niyo masezerano dufite ku Mana. So rero hari abantu banyandikira bakambaza ibintu byinshi, ari inama z'ubuzima busanzwe, ari imiti. Niyo mpamvu nahisemo kuzajya ntanga inama naba nzi cyangwa se hari ibyo namenye kuri byo, nkaba nabikubwira bikagufasha mu buzima busanzwe, cyangwa se mwambaza imiti nabwo naba nyizi nkabibabwira. Nababwiye yuko nzajya mbabwira ibyo nzi, ibyo ntazi ntuzandenganye. Mujya mubona iyo munyandikiye nko kuri WhatsApp mukumva ikintu sinkizi, nyine ntabwo mba nkizi, ntugashake kumbwira ngo nkubeshye ngo ukunde unkurikirane, ntabwo ngiye mba mbizi. Rero ibyo nzi nibyo nzajya nkubwira. Abantu rero baranyandikiye barambwira ngo nese watubwiye ko dufite ubwoba, cyane cyane abajene cyangwa se abakobwa, abasore, ugasanga ko dufite ubwoba bwo kubaka ingo, ko twumva ingo z'ubu zisigaye ziri mu manegeka. Ni mu manegeka kuko n'ubundi dusohoye mu minsi y'imperuka, ariko umuntu uyobowe n'Imana. Njya nkunda kukubwira ngo nta kimana izakora itabanje guhishurira abagaragu ibihishwe byayo, biri muri Amos 3:7, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero mujye muyoborwa n'ijambo ry'Imana kugira ngo muzagire ubuzima bwiza, kugira ngo icyo ugiye gukora Imana ibe yakikuyoboyemo, yaba ari business, yaba ari urugo ugiye gushinga, umekinge neza ko ari Imana ikuyoboye, sibyo? Utayobowe n'amarangamutima. Uyu munsi rero nje kwibwirira abakobwa, nibo babaye benshi kurenza abasore, bambwira ngo noneho twabwirwa n'iki umugabo dushobora gushaka ntituzarire, ayo marira ari mu ngo ntibizatugereho. Kuba mu ngo hari amarira ariko ntibivuze ko hariho ingo zinezerewe, kandi atari uko batunze amafaranga, ahubwo nyine ari uko bafite urukundo rwa agape, urukundo mvajuru. Nirwo mbifurije rero. So rero inama naguha wowe mukobwa, ndashingira kuri iki gitabo nkunda kubasomera cyitwa Inzira y'Ubusore Bunejeje. Inama zagiye zitangwa n'abahanga mu by'imibanire no mu by'inkundo. Hari ibyo ugomba kwibaza rero mbere y'uko ushaka umuntu, mbere y'uko uhitamo uwo muzabana. Njya nkunda kubibwira barumuna banjye, nkababwira nti barumuna banjye si uko tuvukana, ahubwo ni mwebwe nyine munkurikira cyangwa se abangisha inama kuri telefone. Njya nkunda kubabwira ngo niwe responsable y'umubiri wawe, niwe ugomba kuzahitamo kuzabaho, kandi icyo ubibye nyine nicyo uzasarura. Yoborwa n'Imana kugira ngo uzagire umunezero mu rugo rwawe kandi ugire gahunda ugenderaho. Rero icyo nshaka kukubwira hano, ngo inama ushobora kugira umwana w'umukobwa cyangwa se nawe ubwawe, hari ibyo ugomba kwibaza mbere y'uko uhitamo umuntu muzabana. Uyu munsi uri kubana n'ababyeyi, ariko kandi inshuti yanjye, nubwo ubana n'ababyeyi, hari igihe mubana imyaka 22 mukabana imyaka 30, ariko ukagenda ugasanga undi muntu ubonye akuze, mugasinyana kuzabana mbabarire, noneho mukazatandukanywa n'urupfu. Urumva uwo muntu ari uwo guhubukira? Oya pe, ni ukwitonda. Noneho rero hari ibibazo ugomba kwibaza we mukobwa mbere y'uko wemera cyangwa ugatanga intoki zawe ngo bazambike impeta. Mbere yo kubyemera ukabanza ukibaza ibi ku musore. Ese uwo musore aragukunda cyane ku buryo yatwawe uruhu n'uruhande? Ugomba kubanza kubyibaza. Ngo bikamutera kwirengagiza akazi, ababyeyi, amasomo n'inshuti. Uwo ntiwishuke rwose ko agukunda. Icyo ni ikimenyetso simusiga ko nawe nta mwanya ufite mu mutima we. Uwibagirwa abandi kubera wowe,
kandi bamufitiye akamaro, utekereza ko adashobora nawe kubigukorera? Niba utanatekereza ko gahunda y'akazi yica bishobora kuzatuma mubaho nabi, ugasanga umuntu yasibye akazi ngo musohoke. Nshuti yanjye, niba ibyo bintu bibona ku musore mukundana, tekereza kabiri. Niba yirengagiza inshuti ze kubera wowe, umenya ko nawe nta mwanya ufite mu mutima we. Ese yemera inama harimo n'iz'ababyeyi? Ntabwo ari uko twese dufite ababyeyi, ariko n'abantu bakuru. Uyu muntu utemera guhanwa, uyu muntu wumva atemera kumva inama z'abamuruta, ntuzishuke ngo azavamo umugabo. Basore bagenzi banjye, basaza banjye, mbameneye amabanga ntimunkubite, ariko niko kuri, sibyo? Aho ntashaka ko mwihutisha ubukwe, hari umusore ugukubita icyuhagiro akakubwira ngo ubukwe bwa vuba ntabwo ari byiza. Aho rero ni ukwitonda. Niba agukunda koko, ntazagushushubikanya atabanje kwitonda no gushishoza. Ashobora kuba hari ibyo yikeka ashaka guhisha, cyangwa se ashyira inyungu z'imbere kuruta kumva abandi. Ibyo kandi nta munezero bizakuzanira na gato. Ibi ngibi ugomba kubyumva. Ese intumbero ze ni ubukwe gusa, cyangwa afite imishinga y'ahazaza? Wibuke ko uyu munsi muri babiri, ejo muzaba 3, 4, 5 kunarenzaho. Ubwo se koko uremeza ko ubwo buryo bwo kubaho agushakira buturutse ku rukundo? Ese ibimushimisha kuri wowe ni ibiki? Aho si ubutunzi cyangwa uko umuryango wawe uhagaze? Ashobora kuba ari umusore akakubara, akavuga ati uriya mwana afite basaza be babakire, uriya mwana afite iwabo babakire, akakubara. Aho si byo bimukurura, nk'uko ikinyugunyugu gikururwa n'urumuri rw'itara? Aho si akajwi kawe keza? Aho si imisatsi yawe myiza, ingendo yawe n'ibindi? Niba ari byo, atindaho gusa. Agatinda ku misatsi yawe, agatinda ku nzara za, uku ni ukuri gusharira ariko ni ukuri. Agatinda ku nzara zawe, agatinda ku ngendo yawe. Ndagira ngo ngutangarize ko rwose utari igipupe. Ejo kubera kubyara bizahinduka, ejo kubera impanuka bizahinduka, sibyo? Uburwayi uhinduke, uko uteye bishobora guhinduka rwose, maze wa wundi wakwijeje urukundo rw'ikigombero mukaba mubyaranye abo. Uku ni ukuri inshuti yanjye. Hari umuhanga watanze inama witwa Zacharias Tane, yanditse igitabo yise kwishimira uko warambagije. Sinzi akantu kamfashe hano, mumbabarira. Nawe yatanze inama z'ingenzi cyane umusore akwiye gukurikiza, cyangwa se umukobwa mu gihe ahitamo uwo bazarwubakana. Ntugahubuke cyangwa ngo ubone abantu mwiganye bose barashatse uvuga uti mana ni njyewe usigaye. Noneho abakobwa bibaho cyane, ukavuga ngo ndagumiwe karabaye, ukaba ubonye umuntu mubanye mutakundanye, mubana hubuhubu. Wowe ejo bundi ni urugo ruzakubihira, ni wowe urugo uzaba wifashe nkaho uri muri gereza, kubera ko uwo muri kumwe ntago mwisanzuranaho, kubera ko uwo muri kumwe nyine nta rukundo mwigeze mugirana. Wagiye kubera bad choice, wahisemo nabi, cyangwa se wagize amahitamo mabi. Kandi amahitamo mabi arahubukirwa, burya uba wahubutse, sibyo? Ariko guhera ubu ngubu ubonye video yanjye, ntuzigere uhubukira umuntu. Nagira ngo ngutangarize ko burya Imana yakuremeye umuntu wawe. Rero iyo wishakiye inzira, Imana irakureka pe. Iyo wanze kuyoborwa n'Imana, Imana irakureka. Ntazagire ukubeshya ngo burya nibyo wari wandikiwe. Oya, Imana yakuremye, inda yawe ntivemo, ukaba utarapfuye uri umwana, ukaba ugeze igihe cyo gushaka ukiri muzima uri mutaraga. Menya neza ko Uwiteka yakuremeye umuntu muzabana. So guhubukirwa rero, ni kwitonda ukayoborwa n'Imana. Ngizi inama rero Zacharias yatanze, kwemerera Yesu akaba umugenga w'ibyawe byose nawe urimo.
ukamwemerera akaba umugenga w'ibyawe urimo. Ni byinshi cyane, sibyo? Noneho indi, kumenya ko Imana igufitiye uwo muzarwubakana ugukwiye. Reka kano nkasome mu ngingo. Niyo mujyanama n'umuranga wawe wa mbere. Imana niyo muranga wawe wa mbere, nta byo kutanga pase, nta by'ibiki. Hari abo bihira yego, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana niyo muranga wawe wa mbere. Yo yashimye kubaho ugakura ukageza igihe cyo gushaka, ni nayo yaguteganyirije ugukwiye muri byose, mu bya mwuka, mu bwenge, mu marangamutima ndetse no mu mibanire yanyu yihariye nk'abashakanye. Bivuze ngo Imana niyo muranga wa mbere. Niba ushaka urugo runezerewe, niba ushaka urugo utazababariramo cyangwa ngo wikorere amaboko. Abanyarwanda bajya bavuga ngo ugumiwe n'ishako ishava rigira impamba. Ako kantu urakumva? Ugumiwe n'ishako ishava rigira impamba. Mbese nyine ahorana umubabaro n'ishavu kubera ko urushako rwamunaniye, sibyo? Nihanganisha abo rwananiye, sibyo? Tujye tubasengera, ntukanabarengane cyangwa ngo batere ibuye kuko nawe ejo byakubaho. Satani yanga ingo, niko namye mbabwira, sibyo? Imenya ubwawe, kumenya ibyo muhuriyeho. Noneho emerera urukundo ruyobore guhitamo kwawe. Ese koko gutoranya kwanyu kuyobowe n'urukundo? Gutwarwa no kutigarura ubonye umuntu bwa mbere ni uburwayi, si urukundo. Wabyumvise? Gutwarwa no kutigarura ubonye umuntu bwa mbere ni uburwayi, si urukundo. Ukabona umuntu bwa mbere ngo uhise umukunda. Nshuti ya, bibaho se? Ega ni mpamvu abantu ba kera babanaga bakanasazana habagaho irambagiza. Dukwiye gusubira kuri gakondo. Hakaba umva umusore akakurambagiza, yewe akanatuma n'abandi, akagutungura uvuye guhinga, akagutungura uri koza amasafuriya cyangwa inkono, kugira ngo arebe ngo mbese uyu muntu ni mutima w'urugo, uyu muntu tuzabana bikunde. Ariko usanga ubu nyine ni kuri telefone ukwezi kumwe. No kwitonda. Kandi ni ikibazo gikomeye cyane. Uko uwo muriro ukugurumanamo vuba, ukumva uhise ukunda umuntu vuba, ni nakuzima vuba. Kandi byanyuma byanyu biba bibi cyane. Iyindi ntambwe cyangwa se iyindi nama, suzuma niba ibyemezo wafashe ari bizima. Hari ibintu byibura bitatu bishobora kuguha icyizere cy'uko wahisemo neza wowe utarashaka. Hari ibintu bigita bikwereka ko wahisemo neza. Icya mbere, ababyeyi bawe baragushyigikiye. Wibuke ko itegeko ry'Imana rigusaba kumvira so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha. Biri mu Kuva igice cyaho cya 20:12. Uvuga ngo amen. Ubu naje kubabwiriza. Kwirengagiza inama y'ababyeyi ni ukwizanira akaga. Nibyo mwakuze mu bihe bitandukanye, ariko nanone wibuke ko iyo mungana batari kukubyara no kukurera. Bivuze ngo ntago mungana. Sinzi akantu kankoze mu muhogo ariko murakomeza mu mbabarire. Abo rero mana ijwi ko rigiye mu mbabarire, murakoze. Abo rero ukesha kubaho no kurerwa ntibakwiye gusuzugurwa, bakwiye kukugira inama, sibyo? Nubwo impamvu batanga bakubuza uwo washimye zaba zidahwitse, wibuke ko Imana yo wibuke ko Imana iyo ikinguye nta ukinga, yakinga ntihagire ukingura. Nowa yavumye Kanani ukomoka kuri Hamu kuko yamusetse yasinze agakora ibidakorwa, kandi umuvumo we waramufashe. Kandi wumve yari umusinzi. Ukuvuga ngo ababyeyi baba bafite inararibonye. Imana iba yarabagiriye icyizere bakatubyara, kubumvira ni ingenzi. Ababyeyi bashobora gushyira umugambi w'Imana mu bikorwa kabone nubwo baba badasobanukiwe n'ibyo bari gukora. Wibuke ibyabaye kuri Balamu ubwo yasabiraga Abisiraheli umugisha kandi yarajyanywe no kubavuma.
hashobora kuba hari impamvu utazi n'ababyeyi bawe batazi, ikaba izwi n'Imana yonyine, kandi iyo mpamvu ikaba ishobora gutuma urugo rwanyu rutazaba rwiza. Ni byiza rero kumvira ababyeyi. Hitamo abajyanama bayoborwa na Mwuka kandi b'inararibonye. Mubiganireho, mubisabire. Umutwe umwe wifasha gusara, ntiwigira inama. Wumva ufite amahoro ku Mana iyo uri kumwe n'uwo muntu muri kumwe? Wumva ufite amahoro ku Mana? Mbese koko wumva uhamanya n'Umwuka w'Imana ko ari we wakuyoboye? Iki ni ikintu benshi bakunda kwirengagiza, ariko amaherezo ugasanga bibageza kure ubuzima bwabo bwose, bagatandukana n'Imana, kandi inkurikizi zikaba igisekuru kitubaha Imana, haba no kuyimenya rwose. Reka mbibutse ko iyo uvuye mu by'Imana ugera mu ngendo mbi. Iyo uvuye mu by'Imana ugera mu ngendo mbi. Mu ntara y'Amajyepfo ugana Igitwe. Twikomereze. None rero nihuse ngiye kukubwira rero noneho ingeso zikwiriye kuranga umugabo uzashaka. Mbere utaramushaka ubanza umenye ngo uwo musore dukundana ibi bintu arabyujuje. Ni ukuri niba atabyujuje, niba ushaka urugo atari agatwiko ngo ujye mu modoka bibimu tugukimbagirira abandi dukenyere amakadaba menshi hanyuma uzarire tudahari. Niba ubona umusore atabyujuje, vuga oya. Vuga oya. Nakubwiye ko Imana yakuremeye umuntu kuba yarakurinze ukiri urusoro. Menya neza yuko Imana yakuremeye umuntu muzabana. Wimuhubukira ejo utazagumirwa n'ishako ishavuka bigira impamba, sibyo? Mbere na mbere ingeso zimukwiriye. Mbese bimuvugaho yakoze mu bihe byashize ni biki? Ugomba kubanza ukamenya amakuru y'uwo muntu mugiye kubana. Mbese yanga umugayo? Hari umuntu uhemuka akanabyirata? Uwo muntu nushaka ureke kuzabana nawe. Mbese urukunda kugaragariza rushingiye ku muco mbonera cyangwa n'ugusamara? Ugasanga yagusamariye. Niba adafite umuco uwo muntu urumva muzabana mukabyara abana bameze gute? Urukundo nyakuri ni ingeso iruta izindi kandi yera. Iciye ukubiri rwose n'iyo urukundo rubyukijwe n'irari rije gitumo ripfa mu kanya gato iyo rugeragejwe cyane. Urukundo nyakuri rugira nyambere Imana mu migambi yarwo. Urw'agahararo ntiruhanwa, rurahubuka, ntirushyira mu gaciro, ntirukomwa imbere. Icyo rwikundiye rukigira ikigirwamana. Ibi bintu byumve neza. Mbese umukunzi wawe afite nyina? Ugomba kukibazaho. Kareba niba afite nyina. Niba adafite nyina afite bashiki be. Niba umuhungu mukundana cyangwa umusore atesha agaciro bashiki be cyangwa ntiyubaha abamama, we ntazakubaha na gato. Wowe ntateze kukuba niba tubaha nyina. Ingeso za nyina ubundi ni ingeso ki? Ese azi inshingano mufiteho? Niba tubaha nyina, mbese aho wowe azakubaha? Agukunda kugaragariza ubupfura n'ubwuzu nk'umugore we? Ese agahararo ko gushyingirwa nigashira azakomeza gukunda? Niba uyu muhungu wenda afite n'akazi akaba atakwibwiriza kugura igitenge ngo ahe mama we, nyoko bukwe, wowe se ubwo azagupevera? Ngira ngo ngutangarize ngo umuhungu udakunda nyina cyangwa ngo akunde bashiki be ntabwo ateze kugukunda pe. Ni ukukubeshya. Ese ubona azajya yihanganira mufuti yawe cyangwa azajya guhoza ku rutoto n'agahato ko kubaha amategeko? Usanga uri munsi y'ibirenge bye. Nkunda kubwira abantu ngo ntabwo Imana yigeze idukura mu mutwe w'umugabo ngo natwe tutamwishyira hejuru, ariko kandi ntabwo yigeze idukura no munsi y'ibirenge by'abagabo bacu, sibyo? Cyangwa by'igitsina gabo. Hato nabo ngo batadukandagira hasi ngo badusuzugure, ngo ahubwo yadukuye mu rubavu hafi n'umutima. Bisobanuye ko turi abajyanama. Bisobanuye ko turi abantu bakomeye bavuye hafi y'umutima w'umugabo. Ni ukuvuga ngo umujyanama wawe wa mbere ni umugore wawe. Ibi bintu ugomba kubyumva kandi ukabiha agaciro.
atari ukuvuga ngo agufate nk'aho wakuwe mu kirenge, wakuwe mu rubavu hafi y'umutima we. Ntabwo akwiye kugukandamiza cyangwa ngo akwereke ko we ntacyo uvuze, bityo ubeho ku mategeko ye. Kumvira no kugandukira abagabo bacu ni byiza, ariko kandi kumva ko bagomba kudutsikamira, no, ntabwo ari byiza cyane. Ese afite ingeso za kigabo, ni umunyamwete kandi ariringirwa. Niba ubona mu kazi katiringirwa, niba ubona mu kazi katagakora neza, umenye yuko bizakugiraho ingaruka ejo cyangwa ejo bundi, nawe ugasigara uririmba urwo ubonye, minerivare z'abana zabuze, ibiki n'ibiki, kubera ko ari umugabo utari umunyamwete. Aho si umwirasi n'umunyagasuzuguro, ugasanga ari kwishongora ku bandi, ugasanga ari kwanga abandi, uyu muntu si wo kwifuzwa, kuko abana mufite mugomba kubabanira kugira ngo nabo bazagira inshuti, bazagira aho bakomoka hazima. Aho ntakunda kuvuga ibibi, ugasanga iteka ahora avuga ibibi, anenga abandi cyane, avuga abandi nabi, avuga ibitari byo. Ugasanga niba ari umuyobozi runaka mu mirimo igiye itandukanye, ugasanga anenga abakozi be. Uyu muntu ntabwo ari umuntu wo kwiringirwa. Ese akunda gusoma no kumva inshingano Imana yamuhaye. Ibi byo gusoma byo sinzi ukuntu abantu babitekereza. Wenda ku ruhande rwanjye nkunda kwisomera ibitabo, ariko hari n'umuntu udakunda gusoma cyangwa ngo yunguke ubwenge, adashobora no kureba nk'iki kiganiro ngo acyumva kirangize kuko kirimo ubwenge, ahubwo akajya kureba utuntu twa nta kigenda. Twose tuzabafasha iki mu rugo? Nkwibarize inshuti yanjye, utwo tuntu areba, utwo tuntu yirirwamo tw'utuntu ntazi, tuzabafasha iki mu rugo? Making sure neza ko uyu muntu mugiye kubana yujuje ibi bintu nkubwiye, sibyo? Mbere yo kubihubukira, ndakwinginze utazikorera amaboko nshuti yanjye, murumuna wanjye unkurikiye, wowe mubyeyi ufite abana b'abakobwa, baganirize, bahereze linki, sibyo? Bahereze linki, ibi bintu birafasha. Atazahubukira umuntu bazabana, kandi namwe abantu muhoza ku rutoto abana banyu ngo abandi bo kwa kanaka dore barabakenyeje, dore babahaye ibiseke. Mujye mubabarira abantu. Buri muntu wese afite uw'Imana yamuremeye. Ntimugatuma abana bahangayika ngo usange muri kubabuza uburyo ngo bashake vuba vuba, ngo bagumiwe bate. Ubundi hari imyaka ntarengwa yo gushaka. Ngo wenda ngo uyu mukobwa ngo yagize, ntuzambwire ngo umuntu iyo ashatse akuze ntabyara. Sara yabyaye afite ingana, ntabwo yabyaye afite 90, ku buryo umwana agenda yihuta ngo kugira ngo agire gute mukabavuma ngo dore ngiye gupfa nta mukwe, ngiye ababyeyi mwe mwisubireho, sibyo? Ntabwo ari sawa, ntabwo ari sawa pe. Mwihanganira abana. Ibi bintu iyo mbigezeho mba serious, ariko ndabakunda. Niyo mpamvu mba nabakoreye ikiganiro nk'iki, ngusaba kwibuka gukanda like. Si cyari cyiza? Kanda like, ndebe kubikoze. Urabikoze, urakoze cyane. Hanyuma kanda subscribe niba utarabikora, kandi subscribe bayikandaho rimwe. Share and comment, tujye tubwirana ibintu byubaka nshuti, sibyo? Niba dushaka ingo nziza, niba dushaka amahoro mu rugo, gusenga ni ibya mbere, ariko no kumva ibintu by'ubwenge ni byiza cyane, sibyo? Murakoze rero kuba mwakuri iki kiganiro cyanjye n'ibindi bigiye bitandukanye, n'imiti ngenda mbaha. Nshimira abantu bavuga ngo byarakoze, no kuri Imana ishimwe. Noneho hari umumama wanshimisha arambwira ngo wa muto wo gusama ngo wahise ukora mu minsi 3. Can you imagine? Yarawunyweye ariko koko. Imana ishimwe rero. Imana ishimwe n'abandi bayikoreshe basame. Ntabwo ijambo muganga yavuze ryarenga ku ijambo Imana yakuvuzeho. Humura, ntumve ngo urihebye ngo wenda muganga arakubwiye ngo trompe zarazibye ngo byararangiye, usange ngo urihebye. Koresha umuti naguhaye, uwusengere. Hejuru y'imbaraga z'abaganga, hejuru y'imbaraga z'ibindi byose, hari imbaraga y'Imana. So noneho hari imbaraga Imana yagiye ishyira mu byaremwe, mu bimera biri gukora. Nanjye ndi umugabo wo guhamya. Ndabakunda Imana ikandusha.